Kristo Yesu akuzwe. Tubanza dusenge twinjire mu kiganiro cyacu. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu, amina. Turagutabaje Roho wa Nyagasani, Mana Roho Mutagatifu, wowe wemera ko tuba abawe, kutuyobora ukatwereka inzira ikwiye tugendamo kuri iyi si izatugeza no mu ijuru. Wemera ko imihamagaro ibaho, utanga ingorane zitandukanye. Turagushimiye, dushyize mu biganza byawe rero ubuzima bwacu n'ubwenge bwacu, kugira ngo tuyobore muri iki kiganiro, uduhe kucyumva, tubashe gukuramo ibitugirira akamaro. Urakoze. Ku izina ry'Imana Data n'Umutagatifu, amina. Iki kiganiro rero tujye kumva cyitwa umuhamagaro utegurirwa mu buto. Urugo rwiza rutegurirwa mu buto, mu kurerwa no mu mikurire. Cyane cyane ndi kumwe n'urubyiruko. Tube maso dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani, umutwe wa 6, umurongo wa 20 kugeza kuri 28, aho dusanga batubwira ibijyanye no kubaha. Mwana wanjye, uzakurikiza amategeko ya so, kandi we guhinyura inyigisho za nyoko, uzabikomeze ku mutima igihe cyose, kandi uhore ubyiziritse ku ijosi. Aho uzajya hose bizakuyobore, bibe hafi y'uburiri bwawe, bikubikire, maze abe ari byo utekereza ukangutse. Kuko rero itegeko ni itara, naho inyigisho ikaba urumuri. Inama z'uburere bwiza ni inzira y'ubuzima. Kristo Yesu akuzwe. Tugiye kureba rero ibintu bitatu ubuzima bw'umuntu bushingiyeho. Ubuzima bw'umuntu witegura umuhamagaro mwiza. Niba ari urugo, umuntu witeguye kuzaramba mu rugo. Ni ibintu rero bitatu by'ingenzi, harimo kubaha, kumvira no kwanga icyaha. Ibi ni ibintu bitatu, uko uramutse ubikomeyeho, ubuzima bwawe rwose mu muhamagaro byanze bikunze buraryoha. Nta bindi bibazo ushobora kugira waritwaye neza wowe ubwawe. Umuvandimwe rero, twibukiranye yuko kubaha ababyeyi n'itegeko ry'Imana. Nubwo ari wowe wubashye, bigiraho ingaruka nziza, niwe bifitiye akamaro cyane, ariko binashimisha n'umubyeyi. Kandi iyo ubabaje umubyeyi, nk'uko kwa Mwenesiraki babitubwira, byanze bikunze bikugiraho ingaruka, ntabwo ari byiza. Icyiza ni ukubashimisha, nubwo baba bashaje, aho naho tuhakura umugisha. Ese wavuga uti kubaha ni iki? Ese kumvira ni iki? Ni ukuvuga ngo kumvira ni ugushyira mu bikorwa za nama zose wumvise zigenewe kugufasha mu bibazo ugize, cyane cyane mu mahitamo yawe wenyine, utari kumwe n'uwongera kugusubiriramo za nama. Igihe uri wenyine, ushobora kuba uri ku ishuri waramaze gutandukana na wa mujyanama wawe, b'ababyeyi bawe. Inama zigaragarira muri icyo gihe uhuye n'icyo ugomba kwigiriramo amahitamo. Iyo uhisemo neza, uba warumviye kandi uba wubashye mu gihe kimwe. Icyo gihe rero ntabwo biba birangiriye aho ngaho, bikugiraho ingaruka nziza mu gihe cyo mu muhamagaro wawe. Iyo uhisemo nabi, uba usuzuguye, kandi uba ubaye umwana utumvira, n'ubundi bikugiraho ingaruka muri bya bihe bizaza. Keretse iyo ugiriwe ubuntu, ntabwo nzi ukundi bigenda, ariko ubundi umuhamagaro utegurwa mbere, urugo rutegurwa mbere. Ntabwo uzajya kubaka urugo rutegeze rugira fondasiyo, ntabwo bishoboka. Ubwo rero dutangire twitegure. Ese ijambo ry'Imana ko ryatubwiye ko itegeko ari itara, inyigisho akaba ari urumuri, inama z'uburere bwiza akaba ari inzira y'ubuzima. Ese
urwo rumuri urarufite? Ese iyo nzira y'ubuzima urayifite? Ese iryo tara uracyarifite? Ibi niba byaragucitse, ubwo ukaba warasuzuguye inama z'ababyeyi, wisubireho ucunge bitazakugiraho ingaruka ukarenganya uwo mwashakanye. Ese kwanga icyaha byo ni iki? Kwanga icyaha ni ukwemera gukomera ku Mana yawe. Twibutse mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 8, Uhoraho yari asanzwe aganira na Adamu na Eva, ariko bakimara kumusuzugura, bakimara gukora icyaha, baramwumvishe basanga ubwiza bw'Imana n'ububi bwabo bitakigomba guhura, baribwiriza bo barayihunga. Bari batangiye kwigendera, barahunga basanga batari buhure n'Imana. Ariko bishatse gusobanura yuko iyo ubaye mubi, Imana ntabwo ikwirukana, ahubwo wowe cya kibi gitangira kugukura mu mwanya wari urimo, ugatangira kugana inzira mbi, utangira gusubira inyuma, utangira guhunga ibyiza. Uhoraho Imana yahamagaye umuntu aramubwira ati rega ndihishe, ndakumvishe, numva ntabwo nkwiye kukwegera. Imana ihita, uretse ko n'Imana yari isanzwe ibizi ko bakiriyeho, ahubwo yari irimo icokoza umutima wabo kugira ngo bakunde, basabe imbabazi. Ariko icyaha cyabahumye amaso, barushaho kujya kure y'Imana. Ubwo rero icyiza ni uko umuntu atakora icyaha kugira ngo akomeze abe iruhande rw'Imana neza. Iyo niyo mpamvu yo kwanga icyaha, ni ukugira ngo umuntu abe iruhande rw'Imana neza. Iki kiganiro cy'uyu munsi ari nacyo kiganiro cya mbere, twagisoza dusoma mu gitabo cya mwene Sirake umutwe wa 3, umutwe wa 2 umurongo wa 18, aho havuga ngo reka twishyire mu maboko y'Uhoraho, twoye kwiringira abantu, kuko ari we nyir'ububasha akaba na nyir'impuhwe. Kristo Yezu nakuzwe. Nimugire amahoro rero, ikiganiro kibagirira akamaro, kibafashe, kandi murushaho gukurikira n'ibindi biganiro byose tuzajya tugenda tuganiraho kugeza ku ndunduro, tumaze kwinjira mu muhamagaro wacu, cyane cyane mu rugo. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi barinde. Wowe uzemera kumva iki kiganiro, ndagushimiye kandi Imana iguhe umugisha.